Mutesi Pasteur Mutesi uranyumva? Allo? Yes ashimwe cyane. Yes I'm bass. Ukurikiwe ndabona kuri TikTok mfite abantu 1000 barenga, kuri X mfite abantu 200, ndi kumwe n'umukozi w'Imana Claude, ndi kumwe n'uwo bita Ezekiel, ndi kumwe n'uwo bita Clemence. Amakuru yawe. Ngiye nitwa Godfather. Nabonye wari unyandikiye, I think ko uranzi wanakurikiranye ikiganiro. Ndashaka kubaza kuri irijwi uvuga ko uzishyura n'uburwaje umwana uzishyura amafaranga i Buganda ariko ibintu biri kugukorerwa bigahagarara. Irijwi ari ikintu bari tubwiraho umanze unasuhuza abantu badukurikiye. Usibye no kwishyura amafaranga gusa. Uravuze? Usibye no kwishyura amafaranga gusa Rwanda ngo neza Kigali. Ijya guhindura ibintu nk'ibyo ikabyohereza mu Rwanda, isi yose igahinda umushyitsi, abantu bakababara. Usibye no gutanga amafaranga n'inzego z'umutekano n'iz'ubuyobozi n'iziki muri Uganda ndazijyamo, ariko Ezekiel nareke gushyira virusi mu Banyarwanda, kujya yindi ibintu kohereza mu Rwanda, ngo hereza amacano ngo narangiza ngo bakore ibiganiro. Ibyo bintu natabihagarika arabizira. Pastor Mutesi hano ntabwo nshubije ku kintu bivuze ngo ari amajwi ni wowe, kuko ni wowe wohereje irirajwe n'iryawe. Bishoboka cyose ndagikora, ariko Ezekiel asobanure nyirayo majwi n'uburyo ajya guhimba ikinyoma nk'icyo. Godfather aka kanya ishyire mu mwanya wanjye, urebe umuntu aguhimbiye ikinyoma nk'icyo akagukwirakwiza akagukoraho ibiganiro, waba umeze gute? Mukozi w'Imana ntabwo uri kunsubiza. Gabanya uburakari, ndabizi ufite agahinda wenda, ariko gabanya uburakari kugira ngo ibintu bigende neza. Ayo majwi yanjye abiri hari ibyo ntari kukubazaho. Hari amajwi ariya y'ubusambanyi, ntabwo ari ndi kukubaza, iyo naza kuyageraho. Hari irijwi oya, ntabwo ari ndi kukubaza ijwi uvuga ko ugomba ibiganiro bibiri wakozweho na Ezekiel Bugande, ugomba gutanga ayo mafaranga no kurwaje umwana ariko bigahanagurwa bikavanwaho. Uriya ni wowe? Anzu yanyumvisha numve. Ntabwo ikibazo mfite ikibazo mfite ntabwo ari ibyo nganira n'abantu. Uya biraza kumfasha kugira ngo utange ubutumwa bwawe. Ihangane gato, ntabwo mfite ukuntu ntwari ikiganiro, nyihangane ntabwo nza gutinda. Ubutumwa mfite nuko ndi hamaganira kuri Nyangarwanda yitwa Ezekiel, iri gushyira umwuka mubi mu Banyarwanda, ifite n'abafatanyabikorwa bayo. Iyo niyo message ndi gutanga. Unyumva wese yamaganire kure iyo Nyangabira Amanyangarwanda Ezekiel. Nicyo kintu nawe nashaka kubwira, ntugaragare nk'uyifatanyije n'abo bantu, ntugire n'ujya ku ruhande. Singusabye no kundengera, ngusabye guhagarara mu kuri. Niba kuko ukunda Abanyarwanda ukaba uri Umunyarwanda, uwo muntu mu mwamaganire kure, ugeze aho yimba ibintu nk'ibyo. Usikaje asigaje kuzakira ku Karubanda agakora ikoranabuhanga ryaje none akanshyiraho n'umugabo. Ese ubu ntabwo mbona ko ibintu ari ibibazo. Manza unyumve gatoya, ndakumva, ariko ihangane gatoya wumve. Nubwo uri kwirukanka hano, hari ijwi woherereje umuntu, abantu bakumvisha bambwiye ko ari wowe. Ntabwo ari kubigenda. Ntabwo uza ngo uvuge uhita ugenda, ntabwo ari byo. Mutesi Kovia niba ari Mutesi uyu mupasiteri, ntabwo ari kubigenda, ntabwo uza gukoresha amarangamutima. Mwabantu mwe uretse gato winyirukansa ndaje nguhija. Ihangane gato, hari irijwi avuze ko n'ibitari bazabikora. Ngiye nta ruhande mfite. Umva irijwi Clemence, twumvikana ikintu kimwe. Ushobora kuba uri victime ari ugakora ibigize ibyaha, ntabwo ari byo. Umva hano. Hanyuma cyangwa ejo bundi nabikora pe, rwaje umwana, ariko ntabwo nabona Fransa yo kugurira abo bantu bakadufasha ziriya njije n'abagabo batatu bandi nabibanzengereje. Urumva nafatira mukabanyamira kabiri iriya kamera, namutegeka gusiba ibiganiro byose amaze gukorera Uganda bye n'uwitwa Paul nawe ubwe, ibiganiro bamaze gukora bansebye. Kandi ikindi ubyumve ngo na hano nagaruka mu Rwanda nabwo biramutegereje, ntabwo nabyemera.
gute nashatse niyubakiye urugo ingero zikaba zindi inyuma zirimo zindekera okay iri jwi ndarimwoherereje reka dutwara ibintu gakeya bwana Claude ndumva ugihari kuko reka twumvikane ikintu kimwe ushobora gutekereza ko ufite ikibazo ibintu biratangaje Clemence Claude iri jwi Mutesi ntabwo arihakanye iri jwi ntabwo arihakanye avuze ko nibitari ibingibi aza kubikora ndashaka kugira ngo ndarimwoherereje kugira ngo ari confirming reka ryumve ari confirming wakomeza nari nguciye mu ijambo tanga ubutumwa mbere ko hanyuma twumve Clemence ijambo ni ryawe bwana Claude ahantu wari ugeze nuko Mutesi Scovia yaraje ariko se Scovia Jamati uyu mudamu yarajemo komeza ndakumva komeza uyu pastor na ngira ngo wamwumvisha fatiraho icyambere ngo difata mbona yego navuze ngo imizinga yavuyemo imyinshi ubonye ibintu yanditse kuri kamarade wabibonye kambidarape ngibi abantu muri kuri TikTok barenga 1200 ngibyo ibintu biriho mu busomo mube mwisomera komeza abantu bari kubisoma kuba yakita kamarade umwicanyi akavuga ngo umupanga w'utyaze inyundo uri umwicanyi kamarade ibintu nk'ibyo byose abantu b'imipanga tubazi muri 1994 1994 muri jenoside yakorewe abatutsi mu yandi magambo kamarade nawe yamaze kwitwa interahamwe icyo ni kimwe niba Mutesi yumva ko afite uburenganzira bwaho buhera aho uburenganzira bwe burangirira niho bwundi nawe butangirira rero ntakwiye kuvuga umuntu n'umwicanyi umuhoro ishoka imirundo ibintu nk'ibyo byose ayo magambo mu by'ukuri niba tuzi ko Jean Paul yafungiwe ijambo ryitwa igitutsi kuri Mutesi Jolly ese umuntu w'isundi umwicanyi akamubwira umuhoro akamubwira inyundo akamubwira ishoka ibyo bintu byo hari ngo kuri space nigira yuko n'inzego zidukurikiza umutekano hari icyo giheho ababikurikirana bigenda ntabwo twinjira muri services z'umutekano bafite uko bakora iperereza Rwanda investigation nigira ko ibidukurikiye n'izindi nzego z'umutekano zitandukanye ni gute umuntu w'umudamu washatse umugabo mu by'ukuri hari igihe Mutesi yari kuri iyi mihanda abantu bakavuga bati ni umudamu yigisha iby'urukundo kandi nawe akeneye umukunda yari afite uwo bakundanaga yavuye muri uyu mubiri akeneye kongera gushumbushwa ibiganiro yajyaga akorana na Chita na Sabe bakamubaza bati ukeneye undi mutwara ati ndagukeneye rwose njyewe sinakirarira ibyo tukabyumva dutyo amagambo nk'ayo iyo yanditse yashatse mu muryango tuzi ko usobanutse ese iyo bayabonye batekereza bati uyu munsi wa none iyo afashe umunyarwanda akamwita umwicanyi tuzi umwicanyi icyo ari cyo tuzi ukekwaho icyaha cy'ubwicanyi icyo akurikiranwaho ibyo bifatwa bite ikindi cya kabiri kuba yaragambaniye Ezekiel Rukundo akaba ashaka kumwangisha igihugu nk'ubu Ezekiel ashobora gutorongera ugasanga agiye muri Kenya agiye hirya mu mashyamba agiye n'ibiki ugasanga yifatanyije n'ibigarasha bitari biri ngombwa bitewe n'iki uwitwa Mutesi arimo aravuga ngo ashyigikiwe mu Rwanda uwitwa Mutesi afite abantu Uganda Kampala bakorana kandi namaze kubasobanurira bamwe baribo n'icyo je batwara inshuti zanjye sinagerana na Burahamu n'iyizu umva niyo haba ari mu mwijima w'igicuku niyo n'abasigaje akantu gato kagatonyanga ntabwo Burahamu yandabiza akantu gato mu maturi sinahura nawe ibi bintu biragenda bite tuyifate dute Mutesi niba atari nyiramajwi yo kuri social media yatambutse nibwira yuko yakaba yaceceka cyangwa se akaza akavuga ati mu by'ukuri ibintu si ibyanjye ariko yavuze ngo hari abantu batatu bambangamiye Ezekiel uzamwambure kamera muderetinga ibintu byose hanyuma icyo mwakora cyose nzacyishyurira ikiguzi n'uwitwa Paul nguwo avuka hano mu Bugesera uko nabyumvise Mutesi yagiye yandika komanteri kuri channel ya Kiranuka TV ya Ezekiel ibitutsi bikabije n'abashumba ba kera badashobora kuba babwira umuntu ngo byumvikane none nawe ngo dufatira kugira ngo icyashoboka cyose yagikora kuri Ezekiel hanyuma icyo gihe ni iki mugishaka ukundi kuri mukeneye n'ukuwe ndagushimiye ko ibindi ntekereza ko ahangaha Mutesi pastor ati uriya mugore
w'amajwi asambana si njyewe ntazigera aba njyewe ababikoze